Abakunzi ba Hoziyana TV nongeye kuramutsa mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu n'Umukiza. Maso y'Umukiza inshuti muri kumwe uko bizi kumaze kubimenyera. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana dusengera ko ndasengeye uyu mwanya nawufashe ndawusengera bihagije. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana bigendanye no kwezwa igice cya kabiri. Dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike igice cya 5 umurongo wa 23. Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe, bitazabaho umugayo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Amen. Inshuti zanjye, nkuko maze kubibabwira, iki ni ikiganiro cy'ijambo ry'Imana ku bigendanye no kwezwa, tubagezaho igice cya kabiri gikurikira icyakibanjirije, ubwo twaganiraga kwezwa kugendanye no gutoranywa duturutse kuri Adamu sogokuruza wacu cyangwa se umuntu wa mbere warimwe ku isi. Tuva kuri Adamu tugera kuri Seti, tuva kuri Seti tugera kwa Batera aho Imana yatoranije Aburahamu, tuva kuri Aburahamu tugera kuri Isaka na Ishimayeli aho Imana yatoranije Isaka. Twarambutse turagenda tuva kuri Isaka tugera kuri Yakobo na Esawu aho Imana yatoranije Yakobo. Tuva kuri Yakobo dukomeza tugera kuri Isiraheli, kwezwa noneho ku bwoko bwayo, abo yabwiye ngo bayibere abera kuko nayo ari uwera. Uyu munsi tuvuge nyine ngo kwezwa muri aya magambo atatu Pawulo yandikira Abatesalonike. Aravuga ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'umubiri n'ubugingo byose birarindwe. Uyu munsi rero turi bwibande cyane ku kwezwa k'umubiri. Twibaze, se umubiri urezwa? Niba wezwa gute? Kuko ibice bigize umuntu nk'uko mubizi babivuga muri biology, ariko bikagarukaho nanone muri theology. Kandi aho hantu uko ari habiri birangana ni bitatu. Mu mvugo ya biology y'ibinyabuzima baravuga ngo umuntu agizwe n'ibice bitatu: umutwe, igihimba, amaguru n'amaboko. Uvuga mu by'ukuri aho hantu nta kintu cya ame, cy'ubugingo, cy'ubuzima bw'umuntu binjiyemo, nta kintu cy'umutima bigeze bageramo. Bivugiye gusa ko umuntu agizwe n'ibice bitatu: umutwe, igihimba n'amaguru n'amaboko. Aha rero ugenze neza gusanga biology yo ntacyo yitaye ku by'imbere, yirebeye aho hantu gusa. Ariko nitwinjira noneho mu buryo bw'umwuka muri teologiya, ko turasanga noneho ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu agizwe n'ibice bitatu: umubiri, umwuka n'ubugingo. Urumva ko aho ho noneho teologiya yo yinjiye mu muntu imbere. Kandi muramugiye kugenzura, mwasanga umutwe utamuyihoreye, mwasanga na cya gihimba itakihore ko ingingo zacyo zirakora, mwasanga nayo amaguru n'amaboko itayihore kuko nayo arakora. Ubwo rero uvuga ko biriya byo muri biology ijambo ry'Imana rijya bifashe ribikubira mu kintu kimwe cyitwa umubiri, rirangije ririnjira rigera ku mwuka, rigera no ku bugingo. Umwami adufashe cyane. Uyu munsi rero tuvuge umubiri gusa cyane cyane, noneho ubugingo n'umwuka tuzabivugeho ubutaha mu kwezwa kwabyo. Umubiri wezwa uti?
wezwa uti. Biravye icyo biri bivugaho mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 15, usanga ivuga ngo umubiri ni uwa kamere, ni uwa kavukire. Umubiri ni karemano umuntu aremye. Ibintu uzabona mu muntu uzamenye ko yabirimbanywe, keretse ibyo wenda abantu bagenda bandura, reka nkoresha ijambo bandura cyangwa se biyadapta, bigana. Ariko ubundi umubiri ibyo ukora byose uko uremye kose niyo kamere, niyo kavukire. Igice cya 15 cy'urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa mbere, katwasome mwumva iryo jambo uko avuga. Dusome umurongo wa 40. Kandi hariho imibiri yo mu ijuru n'imibiri yo mu isi, ariko ubwiza bw'iyo mu ijuru buri ukwabwo, n'ubw'iyo mu isi nabwo buri ukwabwo. Tumanuke tujye hepfo ku murongo wa 42. No kuzuka no kw'abapfuye niko kuri. Umubiri ubigara uwo kubora, ukazaza ubora uwo kutazabura. Ubiga ufite igisuzuguriro, ukazaza ufite ubwiza. Ubiga utagira intege, ukazaza ufite imbaraga. Ubiga ari umubiri wa kavukire, naho nashakaga. Ubiga ari umubiri wa kavukire, ukazaza ubora umubiri w'umwuka. Niba hariho umubiri wa kavukire, hariho n'umwuka Imana idufasha. Donc urumva ko kuva Imana yarema umuntu nyine yamuri mu gitaka, kandi icyo gitaka ni wo mubiri. Niyo mpamvu mu gihe tuvuga ko uwo mubiri uzasubira mu gitaka. Itangiriro 3:19, uwo mubiri uzasubira mu gitaka byanga bikunda. Ariko muri iki gihe ukiri umubiri, muri iki gihe umubiri ugikoreshwa, muri iki gihe umubiri ukiriho, ugihumeka, ukigenda, gikora muvuma, ugitekereza, ingingo zawo zose zikora, amaboko, ibirenge, umuntu ukavuga, amaso akareba, amatwi akumva, naho ngaho ijambo ry'Imana risaba ko umubiri wezwa. Noneho wasoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cyaho cya 7, rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 7, umva uko havuga, tubanze dore ku gice cya 6. Havuga ngo ku murongo wa 1, nuko tuvuga iki? Tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage ntibikabeho. Mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo duti? Ntimuzi yuko twese ababatijwe muri Kristo Yesu twabatijwe no mu rupfu rwe? Nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, aba ariko natwe tugendera mu bugingo bushya. Ubwo twateraniye gusangira urupfu nk'urwe, niko tuzaba duteraniye gusangira kuzuka nk'ukwe. Kandi tumenye iki? Tumenye yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe, kugira ngo umubiri w'ibyaha, naho nshaka cyane, umubiri w'ibyaha ukurweho, twe kugumya kuba imbata z'ibyaha, kuko wapfuye watsindishijwe ibyaha. Iri jambo ryo nashakaga ryitwa kwicwa k'umubiri w'ibyaha, kubambwa k'umubiri w'ibyaha, gukurwaho k'umubiri w'ibyaha. Iki ni igikorwa kiri spirituel, ni igikorwa cy'umwuka utabona uko usobanurira abantu, keretse iyo utangiye kwera imbuto z'iki gikorwa. Pawulo aragira ati, mwese ubu tumenye dukora ibyaha kugira ngo ubuntu busage. Ubwo ubuntu buriho, tumenye dukora ibyaha ngo ubuntu busage. Akavuga ati no longer, ntibikabeho, jamais du tout. Ntibikabeho ko twebwe abamaze gupfira muri Kristo Yesu twongera gukora ibyaha. Kuko igihe twapfiraga muri Kristo Yesu, Imana ishimwe, tukabambanwa nawe, burya twarabambwe, turamanuka duhambanwa nawe, mu kuzuka tuzukana ubugingo bushya, imibiri mishya. Imana ishimwe cyane. Mu Bagalati igice cya 2 naho harabivuga, aha ntari naharenga mbe mpavuze nako. Abagalati ya 2 umurongo wa 19 n'uwa 20 naho harabivuga, akavuga ngo nabambanywe na Kristo, ngo ariko ndiho, ngo nyamara si jyewe ukiriho, ngo ahubwo ni Kristo uriho muri jye.
ngo nukuri ibyo nkora byose ngiri muri uyu mubiri mbikoreka nuko nzi umwana w'Imana wampunze akanyitangira. Imana ishimwe. Biratubwira icyaha ngaha, biratwereka yuko iyo umuntu arimo yakira Kristo, cyagiye umuntu yakira Kristo byo twita gukizwa anemo mu ijambo rimwe. Iyo umuntu yakijwe, urya munsi yakira Kristo mu bugingo bwe agakizwa, urya munsi umubiri we ni wo wa mbere Yesu aheraho agabanya ubukana bwawo, agabanya amarere yawo, bikavuga ngo awica rwose. Ijambo ntimwaryumva none hano muragira muri kumva, awica rwose. Yesu tubonye aha ngaha ko yicwe umurongo wa karindwi hari mu Baroma nyine. Kandi tumenye iki yuko umuntu wacu wa kera yamabanywe na Kristo kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho, twe kugumya kuri imbata zabyo. Umubiri w'ibyaha ukurweho, tutarakizwa twari dufite umubiri w'ibyaha, utekereza ibyaha, warota ukarota ibyaha, ugambirira ibyaha, ingingo zawo zose zikora ibyaha. Umutwe akaba ari utekereza, amaboko akaba ari akora, ibirenge bikawugirayo. Donc ingingo z'utume z'organe, ingingo zacu zose, ingingo zanjye zose zikaba intumwa z'iyo kamere zo kuyigendera, kuyigeza aho ibona igishaka. Niyo mpamvu umuntu wese utaratanga umubiri we, niko Pawulo yabwiye Abaroma ahantu hagaruka mu gice cya 6, niko yabwiye Abaroma ngo mu gice cya 17 umurongo wa mbere ngo nuko ronda binginga bene data kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera kandi bishimwa n'Imana yacu. Ubwo niko kuyikorera kwa nyukwiri. Mutange iki? Imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Oh haleluya. Ibitambo ngeze hanga ku bitambo bitanibuka amabwiriza 5 nabyita 5 règles, 5 recommandations, amabwiriza 5. Ibwiriza rya mbere, igitambo cyagombaga kugira umunsi wacyo wo kukirobanura, le jour de sélection, umunsi wo kukirobanura, umunsi wo kugitoranya. Noneho uwo munsi wo kugitoranya ukaba wihariye, uhure n'umunsi wo kukijyana. Uwo kukijyana ukazaba ukwawo, ubwo tubisanga mu gitabo cyo Kuva mu gice cya 12 guhera ku murongo wa mbere. Imana ivuga ngo muzajye umunsi wo gutoranya intama n'intama wa Pasika, hanyuma murindize umunsi wa 14. Aho utoranije ku munsi wa 10 ari kurindizwa umunsi wa 14. Ibwiriza rya kabiri, igitambo bamaze kugitoranya nuko cyaziraga kikaziririzwa, nta muntu wakijyanaga atumye undi. Buri wese, everybody, buri wese yagombaga kukizanira. Nta muntu utuma undi bugenda ushyirira Imana igitambo. Chacun doit se présenter. Buri wese yagomba kwigerera imbere y'Imana akiza. Ibwiriza rya gatatu ni ukukizana ari kizima, kigenda n'amaguru yacyo. Noneho kikava iwawe iwanyu aho ari kizima, kikagera imbere y'Imana ari kizima. Niho hafi ijambo ngo mutange imibiri yanyu nk'ibitambo byera bizima bishimwa n'Imana. Wowe amabwiriza atatu. Ibwiriza rya kane ni uko cyaboherwaga imbere y'umutambyi. Umutambyi ubwe niwe wakiboneraga, akakiboha ingoyi, amaguru n'amaboko. Kukiboha kuriya kwari kugira ngo amahane yacyo kwihagararaho, kwirwanaho ngo kidapfa, bigabanuke, cye kurusha mbese umusogozi, cye kurusha umutambyi.
bibaye bine. Ubwiza rya gatanu ni ugupfa, kigomba gupfa kigapfira imbere ye, akaba ari guhamya ko cyapfuye. Imana nishimye. Ayo mabwiriza ari uko ari atanu yarebaga igitambo, yose arareba umubiri wawe. Imana ishimwe. Umunsi ngizwa ni njye ubwanjye watoranije umubiri wanjye uvana mu yindi mibiri y'urungano, mes collègues, mes collaborateurs. Ni njye watoranyije umubiri wanjye nguvana mu mibiri y'urungano, mu mibiri y'abafamiliye, abo tuvukana, abavandimwe, abo twiganye, aho nguvanayo jyewe. Yesu yarampamagaye, nemera kwitaba, nemera gusiga abo bose n'ibyo byose. Cya kabiri, umunsi nabyemeyeho si wo munsi naziyeho, namaze igihe ndwana nabyo byiye kiragera, nitaba guhamagara kwa Yesu, ari wo munsi nakijijweho. Cya gatatu, uwo munsi ngomba kuza nemera ko nje ndi muzima, nari umunyabyaha, nemera ibyaha. Aha ndabisobanura rero, ibi ngibi bishaka kubwira ba bantu bavuga ngo kuva nabaho, ngo kuva navuka, ngo ngenda navukiye ngo mu muryango ukijijwe, ngo navukiye rwose mu bakirisitu, ngo ngire gusa ngo kuva mbayeho, ngo kuva ndi umwana, ngo nta n'ibintu by'ibyaha nzi, ngo data na mama bara no no. Agakiza kagomba kuba akanyirako kandi akakakira byumva, bibi bintu familiye, bibi bintu hereditaire, si uruhererekane rw'akoko, si urw'amaraso. Buri wese akakira ukwe. Niyo mpamvu muzumva abana bavuka mu gipasitore, nanjye mutwe mu gipasitore, mfite abana bavuka mu gipasitore, iyo bahamya, iyo ukurikiye ubuhamya bwabo usanga bake ku ijana nta mapurusantaje nshyizeho, ariko wumva kubwira ati navukiye mu muryango w'abapasitori, mama ari umudiyakoni, papa ari umushumba, nkurira aho hantu muri ekoro dimanche, ishuri ryo ku cyumweru, mbamo ryo ku myaka 12, niga igisoro mu matsinda ndabatizwa. Ibyo byose rero nubwo bivuga gutyo, ibyo ahantu yakuriye, byo kuriza umubatizo n'ukuntu yawubatijwe, ati mvuyemo, bamvana muri korali y'abana, banjyana mu y'abakuru, atari aho hose ubwo rugendo rwose sinaringijijwe. Ubwo honya ntabwo murabumva se, ntabwo naringijijwe. Nakufata ukumva ravuga ati sinaringijijwe. Nyuma igihe cyaje kugera niyakirira umwami Yesu ugiye ubwanjye. Imana nishime cyane. Igihe cyaje kugera njye ubwanjye niyakirira umwami Yesu. Haleluya. Ibi bivuze iki? Bivuze ko ari umunsi ubwe yihuriye na Yesu. Uwo munsi rero nibwo Yesu yamuboshye. Bya bwiza rya kane rikaba rirageze. Hakaguhindura wumva, haguhindura ingeso wumva, Imana ishimwe, akagira ibintu yica muri wowe wumva. Ntabwo duhindurwa uburyo tutumva beneda. Ahantu munyumve neza. Niyo mpamvu intambwe umukristo agenda atera yo kwezwa, ayitera byumva. Niho hava icyo mwita ubuhamya, témoignage cyangwa testimony mu cyongereza. Buriya buhamya umuntu yihamiriza, attention, mbamenyeshe ko ubuhamya buri ukubiri. Hari ubuhamya bw'iby'Imana yakoze mu buryo bwo gusubizwa, mu buryo bw'itangaza. Imana yambashije kwiga, yarakoze. Imana yampaye gutsinda, Imana yampaye inzu nkabikambara mu bukodi, Imana yampaye ubuguni kangura ubukwe ndayishimye. Tusa ubu ni ubuhamya. Ariko mu by'ukuri ijambo guhamya nyako biri bivuga ni uguhamya aho Yesu Kristo yagukuye n'aho akugejeje. Guhera ku munsi wa mbere ukizwaho. Icyo rero umukristo wese akwiye kuba agifite, avuga ati ndumva nzi umunsi nakiriyeho Yesu. Haleluya. Yandi mu munsi mwiza nibuka none kwemereyeho. Umuntu akumva arawuzi, kumva ameze nk'uwufashe mu mutwe, nubwo atakwibuka date ngo yibukiwe n'ukwezi, ariko akavuga ati ndibuka umunsi nkuraho na Yesu, ndibuka umunsi Yesu amfata, ndibuka umunsi Yesu anshakira. Haleluya. Hanyuma akanyuma kabaye kwicwa, gupfa, igitambo kigapfira imbere ya Kristo. Niko imibiri yacu yapfuye. Niryo jambo ryajambo twasomye yuko imibiri yacu yapfuye, ipfira muri Kristo, ipfana na Kristo, tuzuka mu bugingo bushya. Ariho Pawulo abwira ko n'ubya mu rwa kabiri kwa Korinto igice cya 5 mu 17 akabwira ngo nuko rero umuntu wese
iyo ari muri Kristo Yesu aba abaye icyaremwe gishya. None Abaroma igice cya 7 bakavuga ngo iki rero ku ijambo cyo kwizwa kw'imibiri yacu. Abaroma igice cya 7 ndasoma impereye ku murongo wa 14 kuko numva ariko twabyumva neza. Tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka ariko jyewe ndi uwa kamere. Ryajambo riragarutse rero, amategeko yo n'ay'umwuka ariko jyewe ndi uwa kamere. Aho se yavugaga iki? Yavugaga we nyine nk'umubiri, ndetse naguriwe gutegekwa n'ibyaha. Nimvire rwose, sinzi ibyo nkora kuko ibyo nshaka gukora atari byo nkora, ahubwo ibyo nanga akaba ari byo nkora. Ariko kuko nkora ibyo ntashaka nemera ko amategeko ari meza. Nuko rero noneho sinjya nkibikora, ahubwo ni icyaha kimbamo. Nzi yuko muri jye, ibyo ni ukuvuga muri kamere yanjye, nta kiza kimbamo, kuko mpora nifuza gukora ibyiza ariko kubikora ntabwo. Kuko icyiza nshaka atari cyo nkora, ahubwo ikibi nanga akaba ari cyo nkora. Ariko ubwo nkora ibyo nanga sijya nkibikora, ahubwo ni icyaha kimbamo. Icyo nicyo cyitwa umubiri. Umubiri buriya n'ubu ngubu twakijijwe, niyo ntambara tuzarwana, niyo ntambara turwana. Yewe mu Kristo utabizi, yewe mugenzi ujya mu ijuru utabizi, yewe mukozi w'Imana mu ngeri runaka zitandukanye utabizi, umenye ko niba utabizi uri muri risiki. Uri muri risiki ikomeye cyane, urarisika kuzatakaza agakiza. Wagombye kumenya yuko intambara y'umubiri ari intambara turwana kuzageza tuyambuye, kuzageza dupfuye. Ngo kwiyambura urujye, kuko nidupfa nyuma hazaza umuzuko. Abaheburayo 9:28. Umubiri hano Pawulo avugaho ko utuma umuntu ibyo ashaka gukora yagambiriye byiza muri we atari byo akora. Wajya gusa icyo yise kamere ni iki? Icyo yise kamere ni ibyifuzwa byose by'umubiri, désir charnel, désir corporel. Ibyo byifuzo byose by'umubiri byifuzwa n'umubiri, bibe ibyo kugaburira d'une façon wenda alimentaire, kuha ibiryo cyangwa nutritionnel, bibe kuwambika, bibe kumutembereza, sortie, amusement, plaisir n'ibindi. Ibyo byose umubiri udusaba ni ibyifuzo bituma ubugingo bugenda butaka. Pawulo akagira ati nshobora kubyuka nagambiriye icyiza ariko nkashuka nakoze ikibi ntagambiriye. Ati rero ubwo ngambiriye icyiza singikore, ugasanga nkoze ikibi ntagambiriye, ati ibyo biragaragaza ko icyaha kimbamo. Umuntu umwe umufilozofe yaravuze ngo, kandi barasatira gusoza igice cya mbere cy'uyu munsi, yaravuze ngo twakuweho urubanza rw'icyaha ariko dukomeje kurwana n'imbaraga z'icyaha. On est sûrement justifié, dukurwaho gusa urubanza rw'icyaha, tuba justifié, duhindurwa innocent, ababarirwa. Ni byiza Yesu yarakoze kudukorera, ariko turacyakomeje kurwana n'iki? N'imbaraga z'icyaha. Nubwo urubanza rw'icyaha twarukuweho, ariko dukomeje kurwana iki? N'imbaraga z'icyaha. Utazi ibi ngibi rero nibo mwumva babigwamo, naho kumenya barangaye bakagira ubusabane, ariko ubusabane cyane ubona bushimisha umubiri. Ibiganiro byabo bikanezeza umubiri, udukino twabo tukanezeza umubiri. Aho byanga bikunda bahavana ibyaha. Mu gusoza Pawulo agatanga inama rero mu Galatiya igice cya 5. Gusoza dusoza ngaho Galatiya 5:16, ni ahantu uvuga ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye
cyitwa ibyo mushaka atari byo mukora, ariko niba muyoborwa n'umwuka muba mugitwarwa n'amategeko Imana ishima cyane. Donc intsinzi nta yindi, intsinzi ni ugushaka uburyo uyu mubiri tuwicisha. Ndavuga iki? Kuwica si ukuwica ngo umuntu ni ukuwima, ni ukutawumvira ku byo udusaba byose, ni ukutawuha ibyo ukeneye byose, ukagira ibyo uwima. Niko Pawulo yandikiye Abakorinto 9:27 avuga ati ndawubabaza nkawukoresha uburetwa, ngira n'ibintu mwima. Ugomba kugira ibintu wima umubiri, wigusaba ibintu byose ngo uwuhe. Uvangurire ku buryo ukorera ibitagira icyo bitwara ubugingo, kuko niko tuzakurikiza mu kwiga. Maze Imana ibadumisha kandi bagirire neza. Uyu munsi uko twize ijambo ryitwa kwezwa kw'imibiri. Ariko dusoza nsoma amagambo ari mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 10. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 10 n'uwa 11 ari byo. Aravuga ngo ku murongo wa 9, ariko mwebwe ntimuri aba kamere, ahubwo muri ab'umwuka, niba umwuka w'Imana aba muri mwe. Ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba ari uwe. Niba Kristo aba muri mwe, nubwo umubiri upfuye uzize ibyaha, umwuka uba uri muzima bwo gukiranuka. Ariko niba umwuka we yazuye Yesu aba muri mwe, yazuye Kristo Yesu izazura n'imibiri yanyu ipfa kubw'umwuka wayo uba muri mwe. Amen, haleluya. Urabona, mbere y'uko dupfa ibyo guhambwa, dupfa la mort physique, niko bita mu France, urupfu ruri physique rwose, umuntu agapfa agashyingura. Kugira ngo uyu mubiri uyu nambaye nimpfa njyana ibyiringiro byo kuzazuka, Pawulo yaravuze ngo birasaba ngo uyu nguyu nambaye ubanze upfire muri Kristo. Imana nishimwe, uyu nambaye ubanze upfire hehe? Muri Kristo Yesu. Haleluya, upfire muri Kristo. Twabivuze mu magambo twababwiye, twababwiye mu Bagalatiya 19:20, twabibonye mu Roma 6, aho hose ngo kugira ngo uyu mubiri uyu mureba nupfa umuntu ahambwa amanukana ibyiringiro byo kuzazuka, yagombye kuba ngubu agendera muri uyu nguyu, ariko warapfuye upfana na Kristo, wicwa na Kristo. Niba Kristo aba muri mwe, nubwo umubiri uba upfuye uzize ibyaha, kuko wo nta kintu uzazira ko buri gihe cyose iyo weguye agatwe uba ushaka ibyaha, uzanzamutse buri gihe ushaka ibyaha. Rero akavuga ati ariko nibura yazuye Kristo izazurana natwe indi mibiri ituzure, ititaye kuri iyi mibiri ipfa twahambanywe twapfanye, ituzura indi mibiri mishya. Imana nishimwe cyane. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyiringiro by'abizera ni uko na nyuma y'urupfu hari ubundi buzima. Ariko ubwo buzima sorezaho Abakorinto 2:15 umurongo wa 50 n'uwa 51 hagahakana rwose ko iyi mibiri iyo urebiye itazazuka, itazandika ubwiza, idashobora guhabwa ibitabona. Iyi izahindurwa ngo maze igipfa kimirwe no kunesha, kimirwe n'ubugingo. Igipfa kimirwe n'ubugingo, kuko ko ubugingo butagaragara ubu igihe kizagera mu umubiri uzahagaragara, aribyo rero bita guhindurwa, transformation. Tuzazukana ibintu bishya n'ubwiza bushya. Imana ibigirire neza. Tukiri muri ubuzima rero wapfiriye muri Kristo Yesu, niyo mpamvu ubona hari ibintu azinukwa rwose. Umuntu agakirwa kuri kimwe cy'umweru, par exemple ku cyumweru gishize itariki ya 7, ariko kuva uwo munsi no ku wa mbere no ku wa kabiri n'umunsi wa 3 umuntu akaba hari ibintu bimaze guhindurwa, hari ibintu bimaze kuzinukwa. Hari indi mpamvu, si urushinge bamuteye, si inkoni yakubiswe, si igifungo runaka, si torture bamukoreye, ariko gusa kubera ko Yesu yinjiye muri we, ugasanga hari ibyifuzo by'umubiri atakirimo kumva. Bajya gusa no kuba yapfuye bahambye, ese no kuba yarwaye,
ntabwo ari inzoka zibitera z'ikizibakanwa byo bita inapetence mu Gifaransa, ntabwo ari amabwiriza y'abaganga, ahubwo ni umubiri w'umuntu Yesu aba yatangiye guhindura agacecekesha ibyifuzo byabo nk'uko kwezwa kw'imibiri yacu. Nama wambere umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Senga Imana. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye ijambo ryo kwezwa kw'imibiri, tugushimiye ko tubashije kugarura ijambo ryawe, ufasha abaryumvise basobanukirwe neza kwezwa kw'umubiri icyo ari cyo, kandi n'ubugingo bwacu bwezwa. Ndagushimiye ko ubyumvise, ubabarira abantu bose bumvise ijambo ryawe, ibyaha bajya bakoreshwa n'umubiri maze baneshe n'imbaraga zo kunesha. Urakoze ko ubyumvise mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mwari kumwe na Pastor Michel Ziginshuti, ambaye nimero za telefone kugira ngo abazifuza kugisha inama cyangwa se kwatura ibyaha no kwihana bazabona uburyo. 0788 47 00 65. Subiremo rimwe, 0788 47 00 65. Imana ibambere umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen.